Nshuti muvandimwe, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Yesu ashimwe. Muri uyu mwanya nyemerera tuganira ku byanditswe byera mu nsanganyamatsiko nahaye umutwe uvuga ngo ntukagire isoni zo guhamya no gukorera Imana. Iyi nsanganyamatsiko turifashisha Bibiliya. Iyi ngingo ivuga ku gukorera Imana, abantu benshi bafite uko bayivugaho. Uzumva umuntu agira ati ndi umukozi w'Imana, undi ati ndi mu murimo wa data. Bamwe tukavuga tuti ni abayobozi mu murimo w'Imana, bamwe bakagira yewe n'imyanya ikomeye ndetse bahemberwa, ubwo kandi tuti ni abakozi b'Imana. Ibi biriho ndetse cyane, ariko se ninde ukwiye gukora umurimo w'Imana? Uruhe rugamba umuntu ukora umurimo w'Imana anyuramo? Kuki se hari abapfobya abantu bakora uyu murimo? Kuki se hari ababyiyitirira nyamara atari bo? Izi ngingo n'izindi ntavuzeho reka tubisesengure muri iki cyigisho. Niki bisaba ngo ukore umurimo w'Imana? Bibiliya burya itanga umucyo ku muntu ukwiye gukora iyi nshingano yera, umurimo w'Imana. Pawulo hari icyo yavuze gikomeye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:16 kugeza ku 17. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Uyu murongo wa 17 urasobanutse cyane. Umuntu w'Imana agomba kuba ashyitse bikamufasha gukora imirimo myiza yose. Ibi bivuze ikintu gikomeye, si uko umuntu ukora uyu murimo nta kosa wazamubonaho, ariko ku ngingo iyo ari yo yose ari gukoraho uyu murimo, Imana ishaka ko abashyitse kugira ngo imirimo yose ikenewe azabashe kuyikora kuri iyo ngingo. Uku gushyika guturuka he? Bishingiye ku byo twasomye mu murongo ubanza. Ibyanditswe bivuga neza. Ibyanditswe bivuga neza yuko bishingiye ku kuba asoma ibyanditswe byera. Kuko umurongo wa 16 ubivuga neza. Bivuga ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Iri jambo rirakomeye. Bivuze ko ikintu cyose kiri muri iryo jambo cyubahwe ndetse cyane. Abantu benshi ntibakunda amasomo abaciraho iteka, amasomo agaragaza ibyaha byabo, bityo bakayarwanya cyangwa se ntibifuze ko yanavugwaho. Iyo rero uhaye agaciro ibyanditswe byera kandi byose, bigira umumaro ukomeye kuri wowe, kuko nibyo bikwigisha, ibyo bikwemeza ibyaha kugira ngo uce bugufi wihane. Byanditswe byo bigutunganya kugira ngo uhinduke mushya muri Kristo, kandi bikakwigisha uko wakomeza kugendera mu ijambo ry'Imana. Umuntu uri muri iyi nzira, Uwiteka aramukuza, kandi urugero twahawe ni Kristo, kugira ngo tube dufite ibidukwiriye byose ngo tubashe gukora umurimo. Niyo mpamvu gukora uyu murimo bishingiye ku gutanga ubuhamya bufatika bw'ibyo Imana iba yarakoze mu bugingo bwawe. Abantu bakwiye kuvuga ubutumwa binyuze no mu kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye muri uru rugendo rw'agakiza, kandi imibereho yabo ikabihamya. Iyo ibi bidahawe agaciro, ntibivuze ko abantu bameze batyo batazakora ibyo bita umurimo, ariko ikibazo ni uko abo bantu baba batazwi na Yesu mu ruzabibu rwe, nta sano baba bafitanye nawe. Niyo mpamvu ku munsi w'amateka azabihakana kandi bo bavuga ko ari abakozi be. Hari isomo ritangaje dusanga muri Matayo igice cya 7:19 kugera kwa 23. Bibiliya iravuga ngo igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aba bantu Yesu yabavuzeho bigaragara ko bazaba barakoze umurimo ukomeye, barirukanaga abadayimoni, barakoraga ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu, kugeza rwose naho babyigamba. Ariko ikibazo gikomeye turimo dusoma aha ngaha
nubwo ibyo byose babikoze kandi bakavuga ko babikoraga mu izina rya Yesu Kristo, Yesu ntabazi. Iki ni ikibazo gikomeye kuko ubwe Yesu abavuga yaravuze ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuba umuntu ashobora kuba yaboneka mu cyo yita inshingano yera, mu cyo yita umurimo w'Imana, kandi kubw'impano abantu benshi bakunda kugira, ahari ufite impano yo guhanura, ahari ufite impano yo kwigisha, ahari ufite impano yo kwerekwa, ahari ufite impano yo gusobanura ibyanditswe. Izo ni impano zitandukanye cyane kandi zishobora gutuma rimwe na rimwe hari inshingano uhabwa icyo twita umurimo w'Imana, ariko birasaba yuko nawe ubwawe ugirana isano na Kristo binyuze mu kwihana no guhindukirira Imana. Rero byaba ari ikibazo gikomeye cyane ko rimwe na rimwe umuntu yakwibona mu nshingano ariko ibyo avuga n'ibyo akora bihabanye cyane. Aba rero Yesu yaravuze ati nibwo nzaberurira, ku murongo wa 23 ati nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aya ni amagambo ateye ubwoba cyane. Ariko se ni gute umuntu yakorera Imana kandi gukorera Imana ntibiteye isoni? Reka iyi ngingo ngaruke mu kanya tuyisesengura neza. Umuhimbyi w'indirimbo ati duha umugisha, kandi koko Imana yarabisezeranye. Nanjye ndawukwifurije mwene data uneze amatwi. Gukorera Imana ntibiteye isoni. Reka kuri iyi ngingo nifashisha amateka ya Dawidi igihe acyuraga isanduku y'Uwiteka. Bibiliya ibivuga neza. Igihe iyi sanduku yari yaranyazwe, yaje kugarurwa mu Bisiraheli nyuma yo guteza ibyago byinshi mu Bafilisitiya. Igihe rero iyi sanduku yagarurwaga mu Bisiraheli, ntiyahise isubizwa aho yabaga, ahubwo kubera ubwoba no kuyifata nk'ikigirwamana. Aya ni amateka abasomyi benshi ba Bibiliya bazi. Kubera ubwoba no kuyifata nk'ikigirwamana ubwayo, badatekereje gukomera kw'uwayihanze, bahisemo kuyirekera mu rugo rwa Abinadabu, wagize umugisha wo ku rugo rwe cyane igihe yari mu rugo iwe. Dawidi nawe ayikuyeyo mu nzira uza mu gukerensa cyane isanduku ubwayo, ashatse kuyiramira kuko inka zari zitsikiye bituma agwaho. Maze Dawidi agira ubwoba, bityo agwa mu ikosa ryo kuyitinya nawe ubwe, gutinya isanduku ubwayo. Nawe ahitamo kuyibitsa kwa Obededomu w'umunyagati. Aya nayo ni amateka azwi n'abasomyi ba Bibiliya. Uyu Obededomu yamubereye umugisha we cyane. Dawidi aza kumenya ayo makuru, niko kugambira noneho kuyicyura mu rurembo rwe. Dawidi rero yaje gucyura isanduku y'Uwiteka. Icyo gihe byari ibirori ku basomyi ba Bibiliya, murabizi umva uko Bibiliya bivuga. Iyo dusomye mu rwandiko rwa 2 rwa Samweli igice cya 6 umurongo wa 12 kugera kwa 23 hagaruka kuri ayo mateka. Bukeye babwira umwami Dawidi bati Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi ahera ko arahaguruka aja gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bitya, abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe 6, ahatambira imfizi n'ikimasa cy'umushishi. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango we wa Isiraheli wose bazamura isanduku y'Uwiteka biyamirira bavuza amakondera. Bakinjiza isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungukira mu idirishya, abona umwami Dawidi ataraka ahamiriza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Nuko binjiza isanduku y'Uwiteka bayishyira ku gitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari yarayibambiye. Dawidi ahera ko atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Dawidi amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko bari amahoro, asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Aha tugeze ku murongo wa 19. Maze Dawidi, ubu niwe uvugwa hano,
agaburira abantu bose b'umutwe wose wa Isiraheli. Agaburira abantu bose b'umutwe wose wa Isiraheli. Turimo dusoma tugeze ku murongo wa 19. Abagabo n'abagore, umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'umugabane w'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye. Hanyuma abantu bose barataha, umuntu wese ajya iwe. Dawidi nawe asubira iwe gusabira abiwe umugisha. Maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi. Aramubwira ati ariko uyu munsi ko umwami wa Isiraheli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyurire imbere y'abaja n'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije akantutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bw'Isiraheli. Icyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo baje uvuze bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli yaba ingumba arinda apfa. Reka twibutse abantu yuko uyu Mikali ivugwa aha ngaha yari umukobwa wa Sawuli. Sawuli niwe mwami wabayeho wa mbere wa Isiraheli. Muzi neza abasomyi ba Bibiliya yuko Sawuli yashyingiye Dawidi uyu mukobwa we witwa Mikali. Ariko muri aya mateka dusomye tubonye yuko uyu Mikali umugore wa Dawidi wari umukobwa wa Sawuli atishimiye kuba Dawidi yarataramiye akabyinira Imana, ndetse amubwira yuko byari bisuzuguritse rwose. Ariko nimwitegereza muraza kubona ibisubizo bitangaje Dawidi yamuhaye. Nshuti muvandimwe, igihe uri mu murimo w'Imana, umurimo ushyigikira ubwami bw'Imana, ivugabutumwa, ntuzabura guhura n'amajwi ya ba Mikali. Igihe Mikali yarebaga Dawidi yishimira isanduku y'Uwiteka ndetse atamba abyina, Mikali yamugayiye mu mutima, ariko birarenga aza no kubimwibwirira. Ibi byakongeje uburakari bw'Imana kuri we, ndetse Bibiliya ivuga yuko uyu Mikali yarinze apfa yarabaye ingumba. Igisubizo Dawidi yahaye Mikali kireba umuntu wese uri muri izi nshingano zera. Wowe korera Imana umaramaje, ntibizabuza abakwiye kukubaha kukubahira ibyo, ahubwo no kutabikora nuko batazi icyubahiro cy'ugukorera. Ntibazi Imana ngo bayubahe, kandi ibyo Bibiliya ibyita kubura ubwenge. Ntibiteye isoni na gato. Ntukongere kugira ipfunwe, ntukongere guha agaciro abakongorera ngo wikwisuzuguza. Hari abantu babona umuntu ari mu nshingano y'iby'Imana rwose bakabona ko ari umurimo w'insuzugurwa. Igihe uzi ko uri muri iyo nshingano yera, uri uw'agaciro. Nshuti muvandimwe, urakomeye. Nubwo rubanda ntabyo babona, ariko wowe urashinganye. Ikindi kintu gikomeye, hari ubwo kubaha Imana bigusaba kugira ibyo ureka muri ubu buzima, cyangwa se ubundi bikagusaba kugira ibyo witaho cyane. Akenshi hari ubwo iyo ugize ibyo uretse kubw'inama Bibiliya itanga, kubwo kwita ku mabwiriza Bibiliya itanga, hari abazabibona nk'ubujiji, nko kudatera imbere, cyangwa se babibone nko kuba utajyanye n'igihe cy'iterambere. Uzahura n'imvugo nk'izi ngizi: ni gute ufite uburyo bwo gukora biriya bintu warangiza ukigira umwana? Ahari kuko babona ibyo bintu hari inyungu runaka babibonamo. Uzahura n'imvugo zivuga ngo imboga zibona abana koko, ubwo ari amafaranga wayaretse koko? Abandi bashobora kuvuga bati niba yagusabye ko mugira ibyo mukora, wari kuba iki iyo ubyemera? Witesheje amahirwe rwose. Izi mvugo ndemeranya namwe yuko zibaho rwose. Abandi uzumva ngo ni gute umuntu w'umukire nkawe utajya uboneka aho abandi bakire bafatira akantu. Ahari wenda kubwo kubaha Imana hari ahantu runaka wahisemo kutajya ujya rwose, ariko ukumva abantu bakubwira bati rwose abandi bakire hano hantu bagomba kuhaboneka, ni wowe uhabura wenyine. Abandi mukumva bavuga bati ni gute umara amasaha angana atyo ngo uri mu masengesho? Ibyo ni iby'abanyabibazo. Yego, wafata ibihe byo gusenga, abantu rwose bakagenda bakakugaya cyane bati ibyo bintu ntabwo wakabaye ubikora rwose. Abandi uzumva bavuga bati erega Imana nayo irabizi ko nta kundi wari kubigenza, nubwo wakoze ibidakwiye, kuki se yemeye ko bibaho? Rimwe na rimwe abantu bagafata impamvu y'ibyitubaho bakayishyira ku Mana. Abandi uzumva bavuga bati n'intungane bwira icumuye karindwi, si wowe wenyine ubikoze, gutyo gutyo. Imvugo nk'izi zituma abantu baha urwaho Satani, maze bakisayisha mu bibi ibyanditswe byera bitubuza, kandi bakitera ikinya kugira ngo bumve batekanye mu mutima. Ibi ni ukwibeshya cyane rwose. Dore uko Bibiliya ivuga abiyita abanyabwenge bagasuzugura iby'Imana.
Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku 21 habivuga mu buryo butangaje. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Iri somo rirakomeye cyane. Hanyuma umurongo ukurikira wa 19 ngo kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Umurongo wa 21 kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibisomo bwabyo bituma tubona yuko abantu bubaha Imana bakora umurimo wayo, burya akenshi uburyo babona ibintu, uko batekereza ibintu, uko bafata ibintu biba bitandukanye cyane rwose n'abantu batemera Imana, batizera Imana kandi batayubaha. Niyo mpamvu mu mujyo wo kubaha Imana, mu mujyo wo gukorera Imana, igihe ubona igikorwa urimo ukora nubwo cyatuma abantu bagutekereza nk'aho uciye bugufi cyane, uramenye rwose ntuzisuzugure cyangwa ngo usuzugure umurimo w'Imana. Dawidi igikorwa yakoze cyo kubyinira Imana cyari igikorwa yumvaga akoranye umutima mwiza, kandi kubw'agaciro yahaye Imana, kubw'icyubahiro yahaye Imana, kubwo kunezerwa kuba yaragaruye isanduku y'Uwiteka mu rurembo rwe, byanyuze umutima we, yumva akwiye kunezererwa Imana rwose, yumva akwiye kwitaramira, kandi yumva akwiye kugaragaza icyubahiro cyayo n'umunezero we mu mutima, akabigaragariza rubanda yayoboraga. Ariko nimurebe imitekerereze y'abantu batubaha Imana, nimurebe imitekerereze y'abantu badakunda Imana. Mikali ngo amureba ngo aramugaya cyane mu mutima, arangije rwose aza no kubimubwira ati ibyo bintu wakoze ntabwo bikwiriye rwose, wisuzuguje imbere y'abaja, wisuzuguje imbere y'abantu baciye bugufi, wisuzuguje imbere y'abantu. Ni bangahe se bajya batinya gukora ibyo Imana ishaka ngo kugira ngo abantu batagira ukuntu bababona bakabacisha bugufi? Si bibaho se? Bibaho cyane. Rero muri iri somo turabonamo yuko Dawidi yamusubije igisubizo kirimo ubuhanga bukomeye cyane. Yamubwiye yuko ibyo yabikoze yabikoreye Imana, yego, ariko mubwira neza yuko nabo baja yavuze yabikoreye imbere ye batazabura kumwubaha. Burya Imana ikeneye kubahisha ijambo ryayo n'abakora inshingano yayo, icyo gitinyiro rwose igishyira ku bantu bayo. Imana ifite ubushobozi bwo gushyira mu mitima ya rubanda, Imana ifite ubushobozi bwo gushyira mu mitima y'abantu kubaha ijambo ryayo no kubaha abarivuga rwose. Ibyo ni ibintu Imana ishobora cyane. Intumwa tuzi uburyo zakoze umurimo kandi mu buryo butangaje cyane. Mutekereza yuko se bari abantu bakomeye? Mutekereza ko bari abantu bafite degrees zikomeye cyane bakuye mu mashuri? Mutekereza ko se bari abantu bafite ubutunzi bukomeye cyane? Nyamara urwego bakozeho umurimo rwari urwego rwatumaga bubahwa cyane muri sosiyete. Nubwo barwanyijwe yewe bakagera naho bicwa, bari babizi neza yuko nk'uko Yesu yari yarabibabwiye yuko bazarenganyirizwa ubutumwa bwiza, ariko baramaramaje banamba ku ijambo ryayo, nk'uko n'ubundi na Kristo ubwe yishwe n'abo yari yaraje kubwiriza iby'inkuru nziza y'agakiza. Niyo mpamvu n'intumwa zagambiriye mu mitima yazo kandi zisukirwa imbaraga zo gukomeza kunamba ku ijambo ryayo. Rero amahitamo yacu nubwo yaba atuma tugaragara nk'abaciye bugufi cyane, igihe harimo kubaha Imana, igihe harimo gukorera Imana, tujye twumva yuko ari amahitamo atuma tuba abantu b'agaciro. Tugana ku musozo rero, biragaragara yuko ku muntu wakiriye agakiza, ku muntu wishimira gukorera Imana, hari imibereho anyuramo ishobora kugaragarira abandi nk'aho ari ugusigara inyuma mu iterambere, nk'aho ari ukutajyana n'igihe, cyangwa se kwisuzuguza nk'uko byagendekeye Dawidi. Ariko burya kenshi ni uko hari impinduka ziba zabayeho abantu batazi, Imana badashobora kumenya, noneho bakabona ibintu mu buryo buhabanye gusa. Ibuka uko Pawulo byamugendekeye. Iyo dusomye mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza kwa 8, Bibiliya iravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Kuri Pawulo hari byinshi yahise areka mu buzima, ndetse akabibona nk'umwanda atakwiyegereza, kuko yari yamaze gusobanukirwa n'icy'agakiza kavuze kuri we. Hanyuma rero mu kugira ibyo umuntu akijijwe cyangwa se areka, agomba kandi kugira ibyo yitaho
harimo n'umurimo w'Imana ukubiyemo n'ivugabutumwa. Aha rero niho icyigisho cyacu cyari gishingiye. Nubwo byakugaragaza nk'umuntu uciye bugufi cyangwa w'insuzugurwa, nubwo byatuma hari abakongorera amagambo y'urucantege nk'aya Mikali ubwo yabwiraga Dawidi, ngira ngo twabibonye, nubwo abantu bakongorera amagambo y'urucantege rwose, komera ku ibanga ryawe. Ukorera ni umutware utwara abatware, ni umwami w'abami, yitwa Ndiho, izina rye ni Yehova. Uwo ni we ukwiye kubahwa mu isi no mu ijuru. Igihe uhuye n'abantu baguca intege, igihe uhuye n'abantu bakurwanya, igihe uhuye n'abantu bakubwira yuko wisuzuguza ngo kuko wabonetse mu nshingano yera, mu nshingano yo gukorera Imana, cyangwa se kugendera mu byo ijambo ry'Imana rigusaba, ntukagire isoni zo guhamya rwose. Ntukabivemo ngo ni ukugira ngo batagira ngo iki, ntukabivemo ngo ni ukugira ngo banezeze, ahubwo ugambirire wowe guhamya Imana, kandi watuza akanwa kawe yuko ukorera ari uwo kubahwa ndetse akwiye no kubahishwa. Igihe ugize ayo mahitamo, ntibizabura kuguhesha icyubahiro kandi ntibizabura gutanga ubutumwa ku batuzengurutse bose. Ni ingenzi cyane yuko aya mahitamo aba y'imitima yacu. Niba ariyo mahitamo ufite, ndagusabira nkuko iyi ndirimbo yabivugaga, Imana mu ijuru ibiguheramo umugisha, mu izina rya Yesu, amena. Nyamuneka uduhe